mumeze mute inshuti zanjye, ndizera hose muri yuko mukora neza. Njye uri kuri mikoro nitwaye Iraguha, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, murana Imana. Abanyagatolika Kristo Yesu akuzwe, abasilamu salama, abadivantiste maranata, n'abandi bantu mwese mfite kuntu musuhuzanya mu myemerere yanyu, ndabashuhuje kandi mwumve ko mbaye ikaze kuri Sabu Update. Ikiganiro bikomeje kugurana mu bantu b'Imana. Uyu munsi topic dufite ni topic ivuga ngo imiziki cyangwa se indirimbo. Mwamuzi ibintu bigendera mu ndirimbo cyangwa se ibintu bigendera mu miziki. Uyu munsi nibyo nje kugira ngo mbasobanurire, murusheho gusobanukirwa kuko niyemeje kubasobanurira nk'umusobanuzi wanyu. Reka rero dutangire ikiganiro. Ikiganiro cyacu uyu munsi ngenda gihera mu nzozi, kubera ko mu ijoro ryashize hari ikintu Imana yanyeretse kandi inyereka mu miziki. Akaba ariyo mpamvu nje kubabwira ibyo nge niboneye noneho imbona nkubone. Rero muri iri joro ryashize narose mbona umuntu w'umuhanzi nakundaga cyane indirimbo ze cyane, nakundaga indirimbo ze cyane pe. Nuko rero namurose mbonamo akantu kameze nk'akavarisi kanziginya kandi kumera nka sidikadi, gafite n'umushumi, ariko mbona karimo inzoka izinze y'amayobera. Nuko mpita ngafashe rero, mpita mfunga kugira ngo iyo nzoka itanduma. Habuze gato ngo indume nyine, ko ntabwo yandumye, ariko nahise mfunga. Ariko biba ngombwa ko nkagendana rero numva nyine ngo hari indirimbo nshyashya yasohoye. Iyo ndirimbo nshyashya nyine numvaga nyine iryoheye amatwi yanjye. Ariko noneho byibazaho cyane. Maze kubyibazaho rero nibuka umuvugabutumwa hano mu Rwanda cyangwa se umwa evangeliste yigisha ku bintu bijyanye n'indirimbo. Aravuga ngo hariho indirimbo za Satani ndetse hariho n'indirimbo z'umwuka. Arabaza abantu arababwira ngo mbese ngo indirimbo ngo za Satani murazizi? Arabasobanurira arababwira ngo indirimbo zose zitahimbwe n'umwuka, izo ndirimbo zose ni iza Satani. Rero akavuga ngo indirimbo zose zisingiza Imana, zisingiza Uwiteka Imana umuremyi wa byose, izo ndirimbo z'umwuka. Rero hari nk'amatorero menshi akoresha icyo bita kantike, n'ibindi bitabo nyine by'abantu nyine baba baragiye n'undi baruzuye umwuka wera, bagahimba indirimbo cyangwa se muzumva nyine ngo ibihimbano by'umwuka, icyo bita korasi. Nuko biba bimeze. Rero bene data cyangwa se inshuti zanjye, kugira ngo bino bintu mubyitondere. Niba warakijijwe ukakira umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, umwami Yesu akaba yaragucunga akaguha agakiza, ndagira ngo witondere zino ndirimbo twita ngo ni indirimbo z'isi, kuko zino ndirimbo zirimo umwuka wa Satani. Ni indirimbo zirimo uburyarya. Murabizi icyo inzoka isobanura. Inzoka ivuga uburyarya, inzoka ivuga uburiganya, inzoka ivuga ubushukanyi, inzoka isobanura Satani mu gisobanuro nyakuri ni Satani. Murabizi ko Satani ni umwicanyi, ni se w'ibibi. Ni ukuvuga ngo rero izi ndirimbo zirimo twita ngo ni iz'isi, zirimo umwuka wa Satani kandi umwuka ushinzwe kuyobya abagenzi. Rero mwitonde kugira ngo Satani atazabaruma, akabarumira mu ndirimbo, mugashiduka mugushijwe n'indirimbo. Zino ndirimbo bita ngo ni indirimbo z'inkundo, kuko zino ndirimbo zica abantu benshi, zishe abana benshi, cyane cyane abana b'abakobwa, kubera ko abana b'abakobwa urukundo barufiringa cyane. Ariko bakarufiringa n'ubundi bumvisha amagambo y'indirimbo n'amagambo abasore bababwira, ariko indirimbo zikaba arizo zibica cyane. Rero mwitonde mwa bantu mwe mwakijijwe, mwa bantu mwe mwizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Izi ndirimbo muziveho, izi ndirimbo muzikatire, asigaye mujye muririmba indirimbo z'Imana zibakumbuza Isiyoni, indirimbo zibakumbuza ijuru, indirimbo zibasubizamo ibyiringiro, indirimbo zibasubizamo imbaraga, kuko indirimbo z'Imana ziravura. Indirimbo z'Imana zitanga ihumure, indirimbo z'Imana zikiza imitima, indirimbo z'Imana harimo ibintu byinshi, harimo kominikasiyo. Mu ndirimbo urimo kuririmba indirimbo, hari ukuntu urimo kuvugana n'Imana nawe ukabyumva ukuntu. Shalom rero nyine yari nyine imishinga wabafasha gusobanukirwa. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubatabara, ijuru ribiteho. Shalom.